Mu mwaka wa 2021 haje Escalade igezweho, niyo Escalade ifatwa nk'imwe muri SUV zihenze kandi zigezweho ku isi. Ifite ekran nini zigera kuri santimetero zirenga 38 imbere. Iyo winjiye imbere yayo uba umeze nk'uri mu ndege yihariye. Cadillac Escalade ikoreshwa na moteri ya V8. Mu mateka y'inganda zikora imodoka, hari imodoka zimwe zamenyekanye kubera umuvuduko, izindi zikamenyekana kubera ubwiza, ariko hari n'izindi zamenyekanye kubera guhuza ibintu byose umuntu yakwifuza mu modoka imwe. Muri izo modoka harimo Cadillac Escalade. Cadillac Escalade ntabwo ari imodoka isanzwe, ni ikimenyetso cy'ubutunzi, icyubahiro, ikoranabuhanga n'imbaraga mu bihugu byinshi byo ku isi. Iyo ubonye umuntu ageze mu nama cyangwa mu birori atwaye Cadillac Escalade, abantu bahita bumva ko ari umuntu ukomeye, umukire cyangwa umuyobozi ukomeye. Iyi modoka yavugishije benshi ubwo Nyambo n'umukunzi we baserukaga bayitwawemo mu birori byo gusezerana mu murenge. Mubonye imodoka iri mu bwoko, iyi ngiyi niyo ndagira mbabwire ko iyi modoka Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump niyo modoka agendamo. Iyi modoka yitwa Cadillac Escalade. Ni imodoka ifite agaciro k'amadolari hagati y'ibihumbi 180 n'amadolari ibihumbi 400 by'amadolari. Ni ukuvuga ngo ni imodoka ya miliyoni zirenga 500 z'amanyarwanda. Ariko se Cadillac Escalade yatangiye ite? Ninde wayikoze? Kuki yubahwa cyane kurusha izindi SUV nyinshi? Kandi niki gituma igura amafaranga menshi cyane? Uyu munsi turasesengura amateka yayo yose. Nge Di Angelo mugiye kubana. Mbere yo kuvuga kuri Escalade, tugomba kubanza kumenya Cadillac. Cadillac ni uruganda rw'abanyamerika rwatangiye gukora imodoka mu mwaka w'1902. Nyuma rwaje kuba kimwe mu birango bikomeye bya General Motors, imwe mu nganda nini cyane zikora imodoka ku isi. Mu myaka irenga 100 ishize, Cadillac yagiye yubaka izina ryo gukora imodoka zihenze kandi zifite ikoranabuhanga rihanitse. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abahanzi bakomeye, abakire n'abayobozi b'ibihugu byinshi bagiye bakoresha imodoka za Cadillac mu bihe bitandukanye. Mu mpera z'imyaka y'1990, isoko ry'imodoka nini zo mu bwoko bwa SUV ryari rikomeje gukura cyane. Abantu benshi bashakaga imodoka ifite umwanya munini, imbaraga nyinshi, umutekano ndetse n'uburyo bwiza bwo gutembera. Cadillac yahise ifata umwanzuro wo gukora SUV yihariye. Mu mwaka w'1998 nibwo Cadillac Escalade ya mbere yashyizwe ku isoko. Iyo modoka yari ifite intego imwe gusa: guhiga abanywanyi bayo bose. Escalade ya mbere yasohotse hagati y'1998 ndetse n'2000. Nubwo itari ifite ikoranabuhanga ryinshi nk'iry'ubu, yahise ikundwa cyane muri Amerika. Abakinnyi ba basketball, abaraperi n'abakinnyi ba filime bahise batangira kuyigura. Mu gihe gito gusa, Escalade yahindutse imodoka y'icyubahiro. Mu mwaka wa 2002, Cadillac yasohoye Escalade nshya. Iyo niyo modoka yazamuye izina rya Escalade ku rwego rw'isi yose. Yari ifite moteri nini cyane, intebe z'uruhu rwiza, air conditioning ikomeye, DVD screens ku byicaro by'inyuma n'ibikoresho byinshi byari bigezweho muri icyo gihe. Abahanzi benshi bo muri Amerika, ariko cyane cyane abakora injyana ya hip hop, batangiye kuyikoresha mu ndirimbo zabo mu gihe bari gufata amashusho. Uzayisanga mu ndirimbo How We Do ya The Game ndetse na 50 Cent. Muri iyi ndirimbo yamenyekanye cyane, 50 Cent agaragara atwaye imodoka y'umuryango ya Cadillac Escalade yari yahinduriwe imiryango, ikorwa mu buryo bwa Lamborghini Doors zifunguka zijya hejuru. Uzayisanga kandi mu ndirimbo ya Nelly yitwa Grills yasohotse nayo mu mwaka wa 2005. Uzayisanga mu ndirimbo ya Jennifer Lopez ari kumwe na Ja Rule yitwa MURI yasohotse mu mwaka wa 2001. Byatumye urubyiruko rwinshi rutangira kuyifuza. Mu mwaka wa 2007 haje Escalade nshya, yari ifite design ikomeye, amatara ya LED ndetse na moteri ya V8, ubushobozi bwo gukurura imitwaro iremereye. Iyi modoka yahindutse imwe mu zigurishwa cyane muri Cadillac.
Mu mwaka wa 2015 Cadillac yongeye gukora impinduka zikomeye, yashyizemo kamera nyinshi, automatic braking. Iyi ikaba ari systeme ifasha gufata feri byihuse mu gihe hagiye kubaho impanuka itunguranye, kandi hongeyemo lane assist. Iri rikaba ari ikoranabuhanga ryo mu modoka rigenzura imirongo yo ku muhanda rikoresheje radari na za kamera. Iyi modoka itangiye kurenga umurongo uva mu mukono wawe, iri koranabuhanga rigufasha kukumenyesha ko uri kurenga umuhanda kandi bishobora guteza impanuka, bityo bikagufasha kwitwararika. Bongeyemo interneti, Apple CarPlay, Android n'ibindi bikoresho byinshi. Mu mwaka wa 2021 haje Escalade igezweho, niyo Escalade ifatwa nk'imwe muri SUV zihenze kandi zigezweho ku isi. Ifite ekran nini zigera kuri santimetero zirenga 38 imbere. Iyo winjiye imbere yayo uba umeze nk'uri mu ndege yihariye. Cadillac Escalade ikoreshwa na moteri ya V8. Iyi moteri itanga horsepower zirenga 420. Iyi modoka ishobora kugenda ku muvuduko urenga kilometero 180 ku isaha. Nubwo ari imodoka nini cyane, ifite acceleration nziza cyane. Iyo winjiye muri Escalade usanga harimo intebe z'uruhu rw'agaciro, harimo massage seats zifasha umubiri wawe kumva utuje kandi uri comfortable mu ntebe wicayemo, harimo heated seat, ubu bukaba ari uburyo bushyushya intebe mu gihe cy'ubukonje, harimo ventilated seat ivana ibyuya mu ntebe, ifite panoramic sunroof, wireless charging, refrigerator ndetse na speakers za AKG zifite amajwi adasanzwe. Hari versions z'izi modoka zifite speakers zirenga 36, amajwi aba ameze nk'aho uri mu cyumba cya cinema. Escalade ifite Super Cruise, ni ikoranabuhanga rigezweho ry'ikigo General Motors rifasha imodoka kwitwara mu muhanda, kamera zireba impande zose, ifite parking yikoresha, kandi harimo digital dashboard, ifite night vision ifasha kugenda neza mu ijoro, internet hotspot ndetse na navigation. Super Cruise ni imwe muri system zituma iyi modoka ishobora kugenda mu muhanda munini umushoferi adafashe kuri vola, ariko umushoferi agomba gukomeza kuba maso. Cadillac yashyize imbere cyane umutekano, ifite automatic emergency braking, ni uburyo bwikoresha mu gihe imodoka igiye gukora impanuka. Ifite blind spot monitoring, ubu bwo akaba ari uburyo bukurikirana cyangwa kugenzura aho utabona mu madirishya y'imodoka. Ni uburyo bw'ikoranabuhanga burinda impanuka ziterwa n'aho utareba. Ku ruhande rw'imodoka ifitemo rear cross traffic alert, ni uburyo bwo kuburira umushoferi ku binyabiziga biturutse inyuma mu mpande. Iyi systeme iguha ubutumwa bukumenyesha ko hari ikinyabiziga kiri kugusatira, bityo ugomba kwitonda. Ifite lane keeping assist, twayivuze haruguru, ni system igufasha kuguma mu mirongo y'umuhanda. Ikindi kandi hongewemo airbags nyinshi cyane. Iyi modoka ikaba ari imwe muri SUV zifite amanota meza mu bijyanye n'umutekano. Abantu benshi bayikunda kubera ubunini bwayo, uburyo igaragara, uburyo itemberamo neza, ikoranabuhanga ifite ndetse n'imbaraga. Iyi modokari kandi itanga icyubahiro gikomeye muri sosiyete. Ni imodoka abantu benshi babona nk'ikimenyetso cy'ubukire. Escalade yakoreshejwe n'abantu benshi bazwi, harimo abaraperi bakomeye ku isi nka 50 Cent, abakinnyi ba NBA, abakinnyi ba NFL, abacuruzi bakomeye, abanyapolitiki barimo na Donald Trump, ndetse n'abashinzwe umutekano w'abakuru b'ibihugu. Mu birori byinshi byo muri Hollywood, Escalade ni imwe mu modoka zigaragara cyane. Igiciro cya Cadillac Escalade giterwa na version cyangwa igihe yasohokeye. Version zisanzwe zitangira hafi ku madolari y'Amerika 90,000. Version zifite ibikoresho byinshi cyane zishobora kurenga amadolari 130,000. Escalade V cyangwa Escalade 5 ifite moteri ikomeye cyane ishobora kurenga ayo mafaranga bitewe n'ibikoresho byongerwaho. Iyo ugeze ku biciro byo kuyitunganya no kuyongeramo ibikoresho byihariye, hari zishobora kurenga cyane ibyo biciro ikagera kuri miliyoni zirenga 250 z'amafaranga y'u Rwanda. Nubwo ari modokari nziza cyane, ifite ibibazo bimwe na bimwe bisaba ko kuyitunga uba warikwije ku kijyanye n'ubutunzi bw'amafaranga. Icya mbere nuko ikoresha essence nyinshi. Icya kabiri nuko kuyisana no kuyitaho bihenze, kuko pièces de rechange zayo zitumizwa hanze. Niba ushaka imodoka y'umuryango munini, imodoka y'urugendo rurerure,
imodoka wakifashisha muri business cyangwa ushaka imodoka igaragaza icyubahiro, Cadillac Escalade ni imwe mu mahitamo meza ushobora kugira. Ariko niba ushaka imodoka ikoresha esansi nke kandi ihendutse kuyitaho, hari izindi SUV nto ushobora guhitamo. Mu myaka irenga 20 ishize, Cadillac Escalade yakomeje kuba imwe mu modoka zizwi cyane ku isi. Yavuye ku gisekuru cya mbere cyoroheje ihinduka SUV y'ikoranabuhanga rihanitse, ifite moteri zikomeye, umutekano wo ku rwego rwo hejuru n'uburyo bwiza bwo gutwara. Uyu munsi Escalade ikomeje kuba inzozi z'abantu benshi. Iyo uyibonye mu muhanda ntiba ari imodoka gusa ubureba amateka, ikoranabuhanga n'ikirango cy'icyubahiro cyubatswe mu gihe kirenga imyaka 100 ya Cadillac. Niba wakunze iyi nkuru ntiwibagirwe gukanda like, gusangiza inshuti zawe iyi video no kwiyandikisha kuri channel kugira ngo ujye ubona izindi documentaire ndende zivuga ku modoka zidasanzwe, amateka yazo n'ikoranabuhanga rizigize. Murakoze cyane, tuzongere kubana mu yindi video. Njye na Angelo Michael, dusubire mu biganiro byacu bitaha. Hasta la vista. Catching a breeze, love moving through me like